Ibihe byiza kabisa kuri mwe mwese mukomeje gukurikira KTV Skills, nizere ko mumeze neza kabisa. Imana ikomeze ibarinde muri nonaho yacu uyu munsi. Rero mbazaniye iki? Ngira ngo mwumvishe saga ya Yago ndetse avuga ko amaze kwigira hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda kabisa, avuga ko yerekeje muri Uganda kabisa. Akigerayo rero yakoze live aho yavuzemo abantu bose bamugambaniye kabisa, batumye atoroka akajya hanze y'igihugu cyacu cy'u Rwanda. Muri iyi video ugiye kubiboneramo harimo ba Element, ba Bruce Melody ndetse n'abandi ba Juno. Abantu mungira imbwa data yarakoreye igihugu, mungira imbwa data yarabyariye igihugu na mama bakakibyarira bakagihekera mungira imbwa mukuru wanjye ari inkotanyi yararwaniye igihugu. Mungira imbwa muragenda, mungira imbwa munyangisha aba diaspora, munyangisha abantu bose, muragenda muvuga uburyo ntashobotse, muvuga uburyo ndi mubi. Ngaho nagiye ngaho nimushyira ibintu ku murongo, mukorera amafaranga menshi, mubeho neza turebe. Ntagiye, ntago nyiri mu mujyi wa Kigali, nta nubwo nyiri mu Rwanda, nigendeye. Ngaho nimubeho neza. Urumva abantu babona barandika ati Yago niwe kibazo. Yago afitanye ibibazo n'abantu bose. Ndagiye rero, ninjye wari mubi, ndagiye. Ngaho mushyira ibintu ku murongo, mufashe izo mfubyi, mufashe abo bapfakazi, mujye mu byaro mufasha abantu abo bamama bababaye bakeneye ubuvugizi. Urumva wowe Sabejo bundi umuntu yaragwamagara mfite ikibazo iki n'icyo uri mama w'umugogwe kaza aragwamagara ati mfite ikibazo iki n'iki ndagira ngo ufashe. Uraje bambwira ngo hamagara ngo Antoine Rutayisire ngo agusengere. Ubugome bwanyu burakomeye cyane. Element wowe uzava yivugisha ukuri. Uwo mwana nahuye nawe akorera ibihumbi 250 kuri production. Uwo mwana witwa Element nahuye nawe akorera ibihumbi 250 kuri production ku ndirimbo. Namuhaye 1 million run and flanks. Namwishiye 1 million run and flanks. Uwo mwana arabizi muri studio Counter Records twicaranye. Hari abitwa barumaga, abo bose Rumaga arabizi, Okamara arabizi, niyo Bosco arabizi. Barabizi ko nahaye miliyoni 1 umuntu witwa Element. Ariko kugira ngo indirimbo yanjye yime byasabye process ndende. Byabanje ko mbanza kumukatira ndavuga wacyana we wowe ko nakwishyuye amafaranga abandi bahanzi batarakwishyura. Wibuka muri asidi unshimira umbwira Yago niwe muhanzi wenyine unkoreye bino bintu, niwe wenyine umana no mafaranga, niwe wenyine. Ariko ejo bundi uranduye utangiye kuzamurira itugu wowe n'imiziki nta n'imiziki biri gushishura wowe umuziki ugira n'uwuhe? Wowe Element umuziki ugira n'uwuhe? Wowe umuziki ugira n'uwuhe wowe? Imiziki biri gushishurira abahanzi nyarwanda kubera ikitambuka ngije muri Nigeria. Imiziki biri gushishurira abahanzi nyarwanda kuki itajya Tanzania. Muzajye muhora mubyumvira aho ngaho i Kigali. Kubera ko mwabishishuye nago mufite imitwe yo gucreatinga. Ariko twebwe du creatinga maraza kuvuga ngo turajwigira. Wowe ubwawe wisohoye urasaba imbabazi z'iki? Narabonye fata ku mavuta avuga ko ngo wankoreraga video z'ubuntu. We Element nawe ngo wankoraga indirimbo z'ubuntu. Muvuye muvugisha ukuri. Abo bahanzi bose narabafashe, abo ntishyuriye indirimbo kwa Element. Wowe Christopher nakwishyuriye indirimbo kwa Element. Wowe naragukeneye ku munsi wa launch yanjye urambwira ngo uzaba hari. Habura iminsi 3 ndaguhamagara ndakubura. Ejo bundi unyandikira ubugoryi umamagara umbwira ubugoryi ngo urashaka ngo tuganire ngo nsabe imbabazi ngo z'ibyo wakoze. Urasaba imbabazi z'iki ko nakubuze nyine nkukeneye. Abo ba Kenisol namuhaye miliyoni y'amanyarwanda for free nta n'ikintu na kimwe yankoreye. Ariko ari mu bagiye bavuga ko ngo bagomba kurwanya imiziki yanjye. Uwo Kenisol uwo mwana utazi ikipe arimo gukina nayo. Uwo mwana nakuburiye. Urumva? Uwo Juno agenda babwira ibyo namukoreye. Ariko ari mu bantu bagiye bavuga ko ngo bampaye indirimbo ngo nago nzi kuririmba. Aragenda bibwira Slay Queen babana beza, abababy babana beza, chocolate boy murabizi ko munyikundira. Ama chocolate boy. Wowe Juno wa mwana we nawe ibyawe biri mu marembera, nizere ko ubibona. Wowe Nando manager wa Juno urabizi tujyana Kampala nkishyura ibintu byose. Nkishyura aho kuba, nkishyura imodoka yadutwaye Jinja nkabitangira nkagenda nkishyura amafaranga turi Jinja district. Abantu bazi Jinja murahazi ku muhanda wa gari ya moshi. Dushutinga indirimbo yitwa
yitwa ngukira yakoranye na Element yitwa ngukimana tirimbo twakoreye Jinji irimo akabebe kakagande kazi ibyo byose murabizi ko nasohoraga amafaranga yanjye urumva ariko wowe wakana we wagiye uvuga ngo imiziki yanjye ngo mfite akavuyo urumva ibyo byose ni ibyo nakoreye industry mwumva gahinda mwanteye wowe ndagufashije mwishyura ibintu byose tugiye Kampala man tugiye Kampala ndabafashije mwese wowe nanda amafaranga yanjye nabahaye urayazi hari nayo uheruka kunyishyura wanyishyuraga iki nabonye witwa fata ku mavuta abavuga ngo namwe hari amakuru mwaratanze urumva wowe Juno ntago ndusha gukora umuziki mwiza ariko mwabyana mwe nindi ndusha voko muri mwebwe mugani wa Zeo Trap wowe ndusha voko ko note muhitinga nzihitinga double wowe note wowe mwebwe mwirirwa mwirankinga ngo abahanzi bazi kuririmba note muhitinga mwese I hit it double wowe nta note nimwe wahitinga ntahitinga wowe wivuga ngo uri umuhanzi ngo wahatari ngo wadanje uretse kwirirwa mushishura mufite ibishishwa DJ Adams mukwiye kujya sometimes bwo kujya mwumva ibintu avuga arabizi shimira wowe ufasha akanya ukareba ino video kugera ku musozo mwari muri kumwe na Smile King Bro TJ kora subscribe munsi like share ndetse na comment ubundi utubwire uko ubyumva no twazagukora. Ciao, God bless you.